senza Imana imishurira kuri ibi birenge, sanga ntago ibirenge by'inkuru nziza ushobora kubyumva iwawe hatamaze iminsi hari ibirenge by'inkuru. Ntushobora kwakira ibirenge by'inkuru nziza nta bindi birenge bije gusimbura. Naje gusanga hagiye kuba ikintu cyitwa mitasi hagati y'ibirenge by'inkuru mbi n'ibirenge by'inkuru nziza. Hagiye kuba ikintu cyitwa mitasiyo hagati y'ibirenge bimaze iwawe bizanye inkuru mbi n'ibirenge bishashe bije bizanye inkuru nziza, bitewe n'uko ibirenge byatinze iwawe byarahageze, imishinga yawe birahagarara, birahagera ubukwe burapfa, birahagera abana babura ubwenge, birahagera imishinga irapfa, birahagera ubucuruzi burahagarara, birahagera uburwayi burinjira, burahagera urugo rurajegajega. Ariko hagiye kubaho mitasiyo y'ibirenge bizanye inkuru nziza. Tagira ngo wakire ibi birenge bizanye inkuru nziza iwawe. Tera haleluya. Teka avuganye namwe aravuga ngo ejo nk'iki gihe hatabayeho gushidikanya ku irembo ry'Isamariya muzabona igitangaza. Haleluya. Ejo biragera. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Dusome irindi jambo usanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu bice 2, dusome umurongo wa mbere. Mu bahanuzi paji ya 863, dusome twumve. Naho n'ubuhanuzi paji ya 832. Nahumu, gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2. Bibiliya iravuze ngo, dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho mwongereho ngo pe. Eka ndisubiremo. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo, dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, hanyuma akamamaza iby'amahoro. Yuda uri mu iteraniro rya ADEPR Kacyiru, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko Uwiteka avuze ngo umunyabibi ntazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Twese twikirize tuvuge ngo amena. Twese twikirize mbumve haleluya. Ndagira ngo tuganire kwa aya magambo iminota mikeya. Ijambo rivuga ngo icyo wazize kimaze igihe ariko ikigutabara ni none. Tuvugeho gatoya ijambo rivuga ngo icyo wazize kimaze igihe ariko ikigutabara ni none. Icyo wazize kimaze imyaka ariko ikigutabara n'uyu munsi ni none. Nta bantu babyakiriye ngo batere haleluya. Ibyunyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gito ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Imana idahemuka, jya uyizera. Yasezeranye kwizabana natwe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Amen. Hanyuma ndagira ngo wishakemo imbaraga.
zakira ubu buhanuzi ngiye guhanura. Hari ubuhanuzi Imana yanshize ku mutima ngiye guhanura mw'iri jambo. Ndagira ngo buri muntu wese uri hano andebe, wenda ningira isoni nicare. Buri muntu wese uri hano muhaye umukoro kundeba. Mfite iminota mikeya ngiye gukoresha nihuta, hanyuma kandi ibintu byose Imana impaye ndabivuga. Tuvuge ngo amen. Ni ijambo rivuga ngo icyo wazize kimaze igihe, ariko ikigutabara ni none. Bibiliya iravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, hanyuma ayo maguru akamamaza inkuru z'amahoro. Bibiliya iravuze ngo Yuda uri mu iri teraniro, komeza imishinga wari ufite, komeza ibirori byawe byera, kuko uwo munyabibi watumaga bidakunda atsembweho, ngatsembweho pe. Nasenze Imana imishurira kuri ibi birenge, nsanga ntago ibirenge by'inkuru nziza ushobora kubyumva iwawe hatamaze iminsi hari ibirenge by'inkuru mbi. Ntushobora kwakira ibirenge by'inkuru nziza nta bindi birenge bije gusimbura. Naje gusanga hagiye kuba ikintu cyitwa mitasiyo hagati y'ibirenge by'inkuru mbi n'ibirenge by'inkuru nziza. Hagiye kuba ikintu cyitwa mitasiyo hagati y'ibirenge bimaze iwawe bizanye inkuru mbi n'ibirenge bishashe bije bizanye inkuru nziza, bitewe n'uko ibirenge byatinze iwawe byarahageze, imishinga yawe birahagarara, birahagera ubukwe burapfa, birahagera abana babura ubwenge, birahagera imishinga irapfa, birahagera ubucuruzi burahagarara, birahagera uburwayi burinjira, burahagera urugo rurajegajega. Ariko hagiye kubaho mitasiyo y'ibirenge bizanye inkuru nziza. Tagira ngo wakire ibi birenge bizanye inkuru nziza iwawe. Tera haleluya. La Sidon. Ibi birenge byaraje bakwita amazina. Ibi birenge biraza akazi urakiwirukanwa mu kazi. Ibi birenge biraza ikodi urayabura. Ibi birenge biraza cyamunara barazimanika. Ibi birenge byaraje amadeni aba menshi. Bega ibirenge. Ibi birenge byakugezaho utagaciro wari ugafite. Ibi birenge byakugezaho mu bana bigenda kwa kundi ntavuze. Ni biriya birenge byabiteye. Ariko turambuye ibiganza dushimira Imana izanye ibindi birenge mw'iri teraniro. Ndahanurira ubuzima bwawe mw'iri teraniro yuko ibirenge byari bitinze iwawe bizanywe n'inkuru mbi, bisimbuwe n'ibindi birenge bizanye amakuru mazima. Hari amakuru maze iminsi wakira, hari amakuru maze iminsi wumva, hari amakuru y'urucantege wumvise, ariko asimbuwe n'ibindi birenge bizanye amakuru mazima. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo komeza ibirori byawe. Bundi ibi birenge, kugira ngo mwumve imbaraga z'ibi birenge, Bibiliya itubwiye amagambo akomeye. Elisa arihandagaje arahanura. Ntago ndi kubigisha n'ubuhanuzi mfite, nshaka guhanura mw'iri jambo ry'Imana. Elisa hanuye aka kanya aravuze ngo nimwumve uko Uwiteka avuze. Ejo ryari, ejo nk'iki gihe, ku irembo ry'i Samariya ahanura ibizaba. Aravuga ngo iyi ndengo y'ifu y'ingezi ya sayiri izagurwa shekeri imwe. Ibi binahanuye bisa nkaho bidashoboka muri situwasiyo y'isi. Tunashize mu bwenge bwacu ntabwo bishoboka. Tunashize mu bushakashatsi tugakora ubusesenguzi na analize ntibishoboka. Ibi nahanuye niho kuvuga ko ejo kuwa gatatu ikiro cy'isukari cyagura amafaranga 100. Ibi bintu tubihanuye nonaha abantu babyizera ni bake kuko ntaho bisa nkaho bidashoboka.
Elisa arabihanuye aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya ibyo bintu bizabaho. Abantu barangije barashidikanya kubera iki? Bakoze imibare basanga nubwo bahinga iryo joro bagakoresha ifumbire zishoboka n'ubundi bwenge ntago ejo imyaka yaba yeze. Basanga nubwo byagenda gute ntago imyaka ishobora kwera munsi y'ukwezi cyangwa amezi abiri. Babona bashidikanya ku byo bahanuye, ariko byari bivuzwe n'Imana ntibyari bivuzwe n'umuntu. Iki gihe ngo n'umurwa wari waragoswe, hanyuma ngo ntibabona amazi barayafunga baterwa n'inzara ikomeye cyane, kugeza yuko bageze ku rwego abantu barya abandi. Inzara irabica, abantu bakicwa n'inzara bakarya amahurunguru. Hanyuma ngo Elisa umwuka w'ubuhanuzi umuzaho nk'uko uje kw'iri teraniro, aravuga ngo nubwo byari bikomeye ariko Uwiteka avuganye namwe. Aravuga ngo ejo nk'iki gihe hatabayeho gushidikanya ku irembo ry'i Samariya muzabona igitangaza. Haleluya! Ejo biragera ntibabona ikintu kiba, barategereza. Natinye Imana ku rwego rukomeye. Iyi Imana uyitegerereje ku irembo iragutungura igaca mu gikari. Iyi Imana uyirindiriye ku irembo iragutungura igaca mu gikari. Elisa ntabwo yarazi ahantu bizaca, kuko ingabo z'i Siriya zari zifite imbaraga zibazengurutse. Ariko ngo ababembe bari bicaye aho ngaho ku irembo baravuga kugira ngo inzara itwicira aha ngaha. Umva ahantu ibirenge byaturutse. Aho kugira ngo inzara itwicira, reka tujye mu rugerero rw'ingabo z'i Siriya. Niba twica batwica, niba duha ibyo kurya babiduha, byose ni ugupfa. Ngo bafate inzira baragenda, ngo uko bateraga intambwe imwe yonyine. Haleluya! Ngo Imana imanura imbaraga zayo, imanura imirindi y'igisirikare cyayo, ngo ibicomeka mu birenge by'ababembe. Mu birenge by'ababembe icomekamo batayo z'abasirikare, ngo umubembe umwe yakandagire intambwe imwe, ngo ingabo z'i Siriya zikumva ni batayo y'abasirikare ibihumbi bitabarika. Ngo undi yakandagira ngo bakumva n'abasirikare nka miliyoni. Ngo general uyoboye igisirikare cy'i Siriya aravuga ngo nabaho sinari nakumva imirindi nk'iyi ngiyi. Aravuga ngo buriya abantu b'i Samariya bahuruje ubundi bwami kugira ngo batwice. Aravuga ngo utazi kwiruka n'akazi ke biramureba, kibunamo amaguru ngo bariruka basubira mu gihugu cyabo nta ntambara ibaye. Ababembe baragenda bo bari kuvuga ngo ni ugupfa no gukira. Ngo bageze mu rugerero ngo basanga nta musirikare n'umwe uhari. Baravuga ngo shobora kuba arambushi baduteze. Ngo baragenda barebye neza basanga nta musirikare n'umwe uhari. Ngo barabanza baricara bararya barahaga. Ngo ariko bamaze guhaga ngo bibuka abantu b'iwabo yuko bashonje. Haleluya! Ngo bibuka abantu b'iwabo yuko bagize gute, bashonje. Ngo bafata ibimenyetso ibizibiti, barangije ngo basubirayo. Turi ku ijambo rivuga ku birenge, turi ku ijambo rivuga ku birenge. Nkurikije umwuka w'ubuhanuzi uri mu iri teraniro, buri muntu wese uri hano akeneye amakuru asimbura yamaze iminsi yumva. Nkurikije umwuka w'ubuhanuzi uri ku iri teraniro, buri muntu wese wicaye hano akeneye kumva amakuru asimbura ayamaze iminsi wumva. Hari amakuru agiye gusimbura ayo umaze iminsi wumva, kuko n'Imana ibivugiye mu ijambo ryayo. Ariko nta bantu bakire kumva andi makuru mashasha. Je nuko nkuko manura akira kumva andi makuru mashya. Ababembe ngo baragaruka, nta ndogobe nta mbaraga, bagarukana amakuru. Ikintu cyitwa amakuru kuri Radio Rwanda babanga ikintu cyambaye ni amakuru. Baragaruka ngo bageze ku irembo baravanga ariko dufite amakuru meza. Bati amakuru mufite ni bwoko ki? Bati dufite amakuru yuko ibyo kurya byabonetse kandi byinshi. Bati mwebwe n'ubundi murababembe amakuru yanyu ntabwo yaba ari mazima.
bati niki kitwemeza ko amakuru mufite ariyo? Baravuga ati dore ibi biryo nibyo dukuye mu rugero rw'ingabo z'Isiriya. Barabyerekana, baravuga ati iyi ni imyambaro y'abasirikare bataye. Bamaze kubyerekana ngo babona bakwemera ngo bajya gutangaza amakuru ibwami yuko koko ayo makuru ari impamo, ngo bohereze igisirikare kijya gutata, basanga ya makuru niki ni impamo. Ibyo birenge ngo bizana ayo makuru kandi ari iby'ababembe, ngo bakira igitangaza, ngo uwo munsi abantu bararya, ngo ibyo kurya birasigaza, ngo ariko wa muntu utarizeye. Ngo barimo batanga ibiryo, ngo bamubyiganiraho, hanyuma arapfa. Ariko abandi bantu bizeye babonye igitangaza cy'Imana. Tugaruke ku ijambo. Icyo uzize kimaze igihe, ariko ikigutabara ni none. Icyo uzize kimaze igihe, kimaze imyaka myinshi, ariko ikigutabara ni none n'uyu munsi. Mbibutse iki? Ntabwo Imana ijya ibuza umwanzi kugambirira, ariko imubuza gusohoza imigambi ye. Reka mbisubiremo, ntabwo Imana ishobora kubuza uwakugize kuriya kubigambirira, ariko izamubuza kugera ku ntego yiwe. Ntabwo Imana ishobora kubuza shitani kugambirira kukwica, ariko imubuza kugera ku ntego yo kukwica. Ntabwo Imana ifite gahunda yo kubuza abakuroga kubigambirira, ariko izabuza gusohoza iyo ntego bafite. Hari amakuru maze kumenya, nuko Imana itagikora ikosa ryo gukora mbere. Igihe cyose Imana yacu irwana nyuma. Muzakora ubushakashatsi mureba ahantu hateraniye umuyobozi mukuru, ntashobora kuvuga ijambo mbere. Ntabwo umuyobozi mukuru uri ahantu uwo ari wese n'ubwo yaba w'itorero pfa kuba ari umuyobozi mukuru uri aho hantu, niwe uhabwa ijambo bwa nyuma. Kubera iki? Arareka abandi bakabanza bakavuga. Niko n'Imana ijya ibigenza, ikareka ibyo uzira, ikareka biriya bikabanza bikaba, ikareka abavuga bakabanza bakavuga, ayo madeni ikayihora arakaza, abagambana bakabanza bakagambana, ariko nyuma bazi yuko intego zigezweho, bazi ko ibyo bakoze bikunze, ikaza nk'Imana, ikaza nk'umuyobozi mukuru, ikavuga ngo mvuguruje ibyo abantu bakoze. Haleluya. Tundi ikintu kikubwira ko Imana iri kumwe nawe, irareka abantu bakavuga, ikazanwa no kuvuguruza, ikabareka bakaroga, ikazanwa no kurogora, ikabareka bagatega, ikazanwa no gutegura, ikabareka bakabesha, ikazanwa no kubeshuza. Icyo ni ikintu kikubwira ko Imana igukunda. Amen. Haleluya. Haleluya. Mu mpinga z'imisozi hari ibirenge byuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, rimwe bwe mba nitabye. Yuda we, komeza ibirori byawe, komeza ibirori byawe. Amakuru ndimo mpabwa mu iri jambo aravuga ngo ibya mbere byaragiye, aravuga ngo ibya mbere byaragiye, ngo ndetse n'ibya kabiri byari bimeze nk'aho bigiye, ariko amaboko y'Imana abitangiriye bitari byagenda. Amakuru duvana mu iri jambo ry'Imana aravuga ngo ibya mbere byarahombye, amahirwe ya mbere yaragucitse, akazi ka mbere karanze, ubukwe bwa mbere bwarapfuye, ibya mbere byaranze, ngo kandi n'ibya kabiri byasaga nk'aho bigiye, ariko amaboko y'Imana abitangiriye ku marembo, abitangiriye bitari byagenda. Otrese volas. Ibya kabiri Imana ibitangiriye ku marembo,
kandi bitangire bitaragucika. Ibyo wahombye warabihombye, ibyagiye byaragiye, ariko ibya kabiri nta hantu bijya. Ndatangariza ubuzima bw'umuntu uri hano yuko ayakiri yamaze kwakira ibi birenge byuzanye inkuru nziza. Nababwiye ngo mwishakemo imbaraga zakira ibintu ngiye guhanura aha ngaha. Nababwiye ngo mwishakemo imbaraga zakira ibintu tugiye guhanura aha ngaha. Ntabwo ndi kwigisha, ndi guhanura ku ijambo Imana ivugiye aha ngaha. Kwigisha turabizi, ariko munyemere duhanure kwiri ijambo Imana ivuze. Tagira ngo utege ibiganza wicaye aho ngaho. Teoloji twarayize, twakwigisha ijambo ry'Imana ukaryumva, ariko hari ikintu Imana ivugiye aha ngaha, kandi tugomba kugihanura. Umwuka wera akaje twumvisha. Ye guhanura ngo ibya mbere byaragucitse, ibya mbere warabihombye, amahirwe ya mbere yaguciye mu myanya y'intoki, ibya mbere barabyibye birahomba, ibindi baragambana biragenda, ariko ibya kabiri nabyo byari bigiye kugenda, nabyo byari bigiye gupfa, ariko amaboko y'iyera wiriwe imbere waje gusenga uyu munsi abitangiriye ku marembo. Tumwikirize haleluya. Kubera iki Dawidi yandika Zaburi? Yanditse Zaburi ya 20 ku murongo wa 8. Aravuga ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebwe tuzavuga izina ry'iyo dukorera. Hari abandi bantu bafite ibyo biringiye, ariko twe turi hano amaso yacu tuyahanze ku Uwiteka. Metifolas. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Ejo nk'iki gihe ku buzima bwawe, ntago abantu b'iki gihe bacyakira ubuhanuzi, ntago abantu b'iki gihe bakizera ngo Imana iravuze, ariko mpanuye ubuzima bwawe uyu mugoroba. Mpanuriye ubuzima bwawe uyu mugoroba. Mpanuriye ubuzima bwawe uyu mugoroba. Ejo nk'iki gihe, ejo kuwa gatatu nk'iki gihe, bumaze kugoroba, ku iyi saha Imana izakora igitangaza ku buzima bwawe. Ejo nk'iki gihe, ejo nk'iki gihe, ejo nk'iki gihe, ndagira ngo use n'uhumiriza gace byumve cyane, ndagira ngo byakire. On te la si ero. Ejo nk'iki gihe, ejo ni kuwa gatatu se ejo bundi, ijambo ry'Uwiteka twizera rivuganye natwe amagambo y'ukuri. Ejo nk'iki gihe, amarira wariraga agiye guhagarara, ugiye kuyahozwa. Ejo nk'iki gihe, agahinda wazanye kazavanwaho. Ejo nk'iki gihe, amadeni ufite azishyurwa. Ejo nk'iki gihe, ontitalaza grefosas edripinima ze gloria nementalaza de gos edrepifodeo. Tagira ngo mwakire ibyo Imana irimo babwira.
ejo nk'iki gihe hari abantu Imana izakorera igitangaza. Hari abantu mbonye Imana izishurira amadeni. Hari abantu mbonye ikibazo cya cyamunara kizarangira ejo kuwa gatatu. Tumuhanuzi ibi mvuga n'umwuka ari habimbwira. Ejo kuwa gatatu uzakira igitangaza cy'Imana, kuko Imana twaje imbere ntabwo ari nyirakamana, si sekamana, ahubwo ni isambu itarumba, ni igiti cy'inganzamarumbo, ni ubwugamo bw'umugaru, ni rudatetereza bamwisunga, ni intwari mu ntambara, yitwa Elohimu, yitwa Adonayi, nta rushwa amaboko, nta kijya kimunanira. Ejo uzakira igitangaza cy'Imana. Nitala seglo fifolas. Ejo uzakira. Tega ibiganza netras. Turahesha ibiganza byawe kwakira. Turahesha ibiganza byawe kwakira. Turahesha ibiganza byawe kwakira. Turahesha ibiganza byawe gufata. Turahesha ibiganza byawe gukora bikunguka. Turahesha ibiganza byawe imigisha. Tuvanyemo inyatsi na karande. Odrete fosa. Ibiganza byawe tubihumanuje amaraso ya Yesu. Tubiheshe kwakira igitangaza cy'Imana. Otele segle befone masegres. Ibi birenge hari cy'umwuka kibivugaho. Ibi birenge byari bitinze iwawe kugeza ku rwego wabwiraga Imana yuko ibintu bitagishobotse, kugeza ku rwego wabwiraga Imana ngo ndakubabariye ntabwo ibintu bizashoboka, kugeza ku rwego ibyo bintu utarukibisengera, kugeza ku rwego wari waramaze kwiyakira. Ariko ibi birenge bigeze iwawe, nubwo wiyakiriye yuko ibyo bintu bitakunda, nubwo wiyakiriye yuko ubwo buzima butahinduka, ariko ngo utumweho nk'uyu mugoroba yuko Imana ikoze imitasiyo. Mama ngo utumweho uyu mugoroba, papa ngo utumweho iri joro, Imana ikoze imitasiyo. Iyi ikoze itabajije abantu, iyi ikoze itabajije abakoresha bawe, ni imitasiyo yirukanye ibirenge by'inkuru mbi, ikakira ibirenge by'inkuru nziza. Notita laze glory. Hari abantu Imana imbwiye, hari abantu Imana imbwiye hano mu iri teraniro, Imana ivanye mu myaka y'imyaku. Hari abantu Imana ivuze, Imana ivanye mu myaka y'imyaku. Washatse nk'abandi, kandi barabyara we biranga. Wakuze nk'abandi bakobwa, kandi barashingirwa weho biranga. Hubatse kimwe n'abandi, abandi ngo zimeze neza, weho n'intonganya za buri munsi. Dore numwe ku buzima bwawe, dore ngo utumweho uyu mugoroba, ngo utumweho ngo nguhanurire yuko habayeho mitasiyo. Hari ibirenge bisohowe mu buzima bwawe, hari ibirenge Imana isohoye, hari ibirenge Imana ivanye mu buzima bwawe, hari ibirenge by'inkuru nziza byinjiye mu buzima bwawe. Burya nawe uzabyara nk'abandi, burya nawe uzashingirwa nk'abandi, burya abana bawe baziga, burya nawe uzabaho.
dusenga Imana, ndagira ngo dusenga Imana, ndagira ngo dusenga Imana. Abantu bazi ko Imana itagikora, Imana yacu iracyakora. N'abantu bazi ko Imana itakivuga, Imana yacu iracyavuga. Ariko abantu bayo nibo bamenye yuko ivuze, abantu bayo nibo bamenye, bumva ijwi ryayo. Hari abantu bamaze kumva Imana ivuga, hari abantu bamaze kwakira ibyabo. Ndagira ngo ibindi mvuga mbivuge duhagurutse. Ndagira ngo ibindi mvuga mbivuge duhagurutse twese. Icyo wazize kimaze igihe kinini. Kamabwirira ijambo. Ibintu byakubayeho, ibintu byakubayeho, abantu bagiye barebera, ibintu byagiye bikubaho byose, abantu bagiye barebera bagakubwira ngo komera komera, ariko ntibagire icyo babikoraho. Wararenganye ntibagire icyo babikoraho, bararebera. Urakubitika, bararebera ntibagire icyo babikoraho. Uregwa ibinyoma, bararebera ntibagire icyo babikoraho. Uhura n'ubushomeri, bararebera ntibagire icyo babikoraho. Ariko mpawe ubuhanuzi ku buzima bwawe, uko barebereye mu iyo situwasiyo, ni nako bagiye kurebera ku mirimo Imana igiremye ku buzima bwawe. Uko barebereye ntibagire ikintu bakora, niko ibyo Imana iremye bagiye kurebera batemerewe kugira ikintu babikoraho. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana. Rambura ibiganza byawe. Hari ibintu nabonye Imana ikorera mu iri teraniro. Ntabwo ndi buhamagara abantu ndabasengera muri rusange aho muriye, ariko nabonye umuntu wari ufite icyamunara kandi ari mu iri teraniro ahangaha. Nanamuhamagaye yaboneka. Haleluya! Hongera utere haleluya! Akira guhindurirwa amateka, akira guhindurirwa izina. Munyemere mvuga akantu kamwe dusoza, kanu kamwe umwuka mbwiye. Nukuru umwuka w'Imana avuganye nanjye aka kanya, arambwira ngo ntangarize abantu bari hano yuko hari abantu Imana ihinduriye amazina bidasubirwaho. Hari abantu Imana ihinduriye amazina bidasubirwaho. Abantu ba mbere numvise nabagiye kwitwa mama runaka. Kadusenga Imana twese, dusenga n'Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye ifite imbaraga n'ubushobozi bwinshi. Twakiriye icyo uvuganye natwe, ariko muri kano kanya ko gusenga tuvuguruje misiyo zose umwanzi yari afite ku buzima bwacu. Tuvuguruje misiyo zose umwanzi yari afite ku buzima bwacu. Twishe misiyo z'abadayimoni, twishe misiyo z'abarozi,
twishe misiyo z'abanzi katika jina la Yesu. Ndasengera ubuzima bw'umuntu uri hano, tumuhuje n'imigisha yiwe, tumuhuje n'ikerekezo ciwe. Twamagaye imbaraga abadayimoni batinya, twamagaye imbaraga ibohora. Iyi mbaraga nibakoreho, iyi mbaraga nibakoreho, iyi mbaraga nibakoreho. Turagushimiye, tukuramburiye ibiganza, tukuramburiye ibiganza, tugukomeye amashyi menshi tugushimira. Zamura ibiganza byawe hejuru. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbi ibihumbi, narindi jambo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera